yakeno kutugatangiye narasimare di Sierra narasimare di nuko tugatangiye bimeze biterwa ubundi imizi yayo ni umuco wacu w'Abahinde twiziritseho. Abahinde biziritse ku muco wabo na n'uyu munsi ku buryo kandi bibafasha kuko banze kwigana imico y'ahandi. Iyo mwiganye imico y'ahandi birangira mutabatsinda muri iyo mico y'iwabo, bikarangira noneho mubuze byose nk'ingatimeni. Sasa umwenda aravuga ati twebwe civilisation yacu ishingiye k'izina. Ndakwibutsa icyo gihe abakoloni bazaga gukoloniza, naga abakoloni reka baho urugero ku bakolonije u Rwanda, ntago bazaga gukoloniza ngo bavuge ngo umwami Rwabugiri cyangwa se nduriho ngo ntagakira umwami cyangwa Rudahigwa. Oya, yagumaga ari umwami ariko ku izina gusa, bakavuga turi umwami ariko nta kintu yabakorana, aribo bafite ijambo rya nyuma. Mbega ntiyasigaraga ari kwizina gusa. Abo soko kwa kugira ngo tubeho nk'abacakara babari y'Abongereza, ikiruta twapfa duhanganye nabo. Ari byo mora mbabwira ni aho kubimbwa uzabimva. Nabibabwira ni mujya mu byumva. Sekura rikanga. Ye wa mwana we. Astrangalilim sagala vedangalilim pravinyam. Atari umugabo none bitaga gusa yivenkana. Ntago bahagahenge muri cyagiye basinziri. Kubitubangura ntubaye nakanya wo kwitekerezaho. Umuhinde nawe mu gihe yarashoboye rero agikolonije abantu bataragira ubwenge bwo kuba bagira ubwenge bwo kumwigaranzura, yakubitaga bangura ku buryo nta nakantu ko kurya yagusigiraga mu nzu. Buriya abantu bagisinziriye uvunira mu mavi. Yafite imyaka 10 yigeze kwica igisamagwe, tagira ngo mva amagambo ngarangije azakikoreye ku bitugu bye. Sasa muri kiragiye nta mafoto yabagaho, nta telefone zabagaho, mbega wumvaga umuntu ariko utaramubona nkuko umunyumva mutarambona. Ariko ndahumura ngufashe. Sasa atona Rasimare di niwe murava abaturage muri ako gace, iyo babuje kwishyura imisoro baramwumvira. Tugomba gupfa. Umvisha amagambo y'umusore ati wa mukobwa uri umuhanzi uri umubyinnyi, iyo ni impano Imana yaguhaye ngo uyikoreshe abantu babashe kukumenya. Mbega abantu b'Imana bamere neza, niyo mpamvu Imana bayiguhaye. Ntago rero ukwiye kwiyahura ukubonye. Ati kandi nanone buriya iyo ubayeho uba ugomba kubaho kugira ngo nuhura n'Imana muzareba nuyibwira ati Imana nabayeho kabisa nkurikiza ibyo wansabaga wifitiye icyizere. Ati kandi nimburi nupfa uzapfe ari ukugira ngo urupfu rwawe ruhe ubuzima abandi basira n'umwuka wo kwigaragambya n'abandi abagumure. Nugira ngo umuntu umwe buri hari ikibazo abateje, ahubwo bafite ubwoba ko umuntu umwe yagumura abandi akabashiramo iyo myumvire. Ati umwana muto utangiye kuvuga ati ibi bintu ni ibyacu bari kutwiba, abantu b'abagabo muri aho, umwana agakubitwa kuriya namwe mu bamuzunganzi. We urugamba rutangiza neza cyane rukajya mbere, ni urushoza bitewe n'ubwenge afite n'ubugeni n'ukuntu abantu baba bamukunda bamwibonamo bamufatamo nk'icyitegererezo. Ati uyu mukobwa niwe mubi cyane kurusha mwanzi wacu na Rasimare di kubera indirimbo zaririmba twangisha abaturage. Bimeze bite?